Mbwira kashwe iyi piano iri hejuru cyane ijwi ryanje rikabari ariko umunezero urangije none cyangwa kurase ntabwo ari n'umunezero oye ndirimbo ko bakunda ari nziza yani nziza cyane mwumve kandi mukazaza mwumva sente muzaza mwumva amagambo muze mwumva amagambo mureke mana sirimwe kandi si kabiri kandi si na gatatu wewe wabonye neza yiwe waturinze uyu mwaka utambutse uwo ni Yesu turi kuvuga ni Yesu wabanye nawe ni Yesu wabanye nawe mu bihe bikomeye muri bya bihe byari bikomeye ni Yesu wabanye nawe ni Yesu wabanye n'abana bawe ni Yesu wabanye nawe mu mashuri ni Yesu wabanye wakurinze yakurindiye umuryango uwo ni Yesu turi kuvuga Yesu iyo ataba Yesu byari kugenda gutewe iyo utarindwa n'Imana muri buriya buryo Imana yakurinze ariko muzi ibintu twaciyemo Imana ariko irakurinda ibuka ibintu Imana yagukoreye byonyine uvuge ngo Mana ushimwe nubwo gusa waza hano kwa mugenge wewe gusa tekereza ikindi Imana yagukoreye numara nushaka wamuva ugenda jewe ndabwo nshaka ngo tugumane gusa wamubicara gusa tegera nushaka kugereyo ujya kuko wawe utegera gutya wamukuraho uve online kuko wana nguko zikama trezor turakwakiriye ariko nawe nikamubwira nimba ushaka kuza kwa muvaho nushaka uveho ariko uhave uvuze ngo hari ikindi Imana yankoreye Zungu aravuze ngo nintekereze ku ikindi Imana yankoreye numara kwitekereza wamuvaho nta kibazo niwe niwe wabikoze niwe kwiriye amashimwe niwe wabikoze turaturi imirimo yawe niwe niwe wabikoze turashima Imana kabisa ko twabonye umwanya wo gutarama tukanezerwa Imana buriya nta kintu ciza ko guhura abana b'Imana tugatarama uko iki ni gitaramo nubwo tutari kumwe gucya ngo habese kuse umwaza kubita gucya gitaramo yo gihuje n'abantu benshi bize biba byiza nta kintu ciza ko kubona twicaye hano tubona nguko Venkera Jean nawe turamwakire n'abandi mwese ko ndagenda mbabona Imana bamurije ako tuve ka Venkeri Freddy nawe namubonye hano Trezoro abacuranzi ngacuranga na rundi agacuranga izoga nizo nyungu zo kubana hano hano hari abaririmbyi
umwe akazaririmba undi agafata mikoro undi none uco gihe tuba twahuye kuko bakunda guhura ari byiza ariko nije nyine ntakunda ariko natwe twahuye online niyo mpamvu nawe icyifuzo icyo ushaka kuvuga ukivuga ahangaha ariko by the way turashima Imana kabisa ku gitaramo cya Gisubizo nabonye bagize igitaramo cyiza nagende ba amavideo indirimbo yawe imwe barinde shaka ngo turirimbane nawe aho uri hose ibete ndangari Mana gitare wamaye Yesu wachungure nishimiye inzinzi ya Gorogota kandere haleluya zitatu zazindi z'umufiririzo kandi uziregere ahantu kira kibazo cyawe ugiye tugiye ubu turi materaniro ugiheza aya materaniro uvuga ngo izi haleluya tugiye kuzizereramo twagiye nishimiye sizi ya Gorogota haleluya 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 mururase n'ukuri kw'Imana kandi ko numva twogera mu mukunga vava ariko kwakira abantu benshi bakomeye kuza hano muri sawa wa Uyana turakwakiriye cyane Chris Chico Empire Chris Imana igumugisha cyane Imana igumugisha rwose ndakwakiriye muri aya materaniro ko turavuga imbaraga z'Imana ko turavuga gukomera kw'Imana ari ndirimbo ngo eka mvuga izina riryoshe izina risumba ayandi yose izina ryatubatuye mu bwaha iryo zina ni Yesu haleluya haleluya arachunguwe rwose haleluya haleluya tuzainamba witeka Yesu ni wenyine waducunguye nta yindi umuntu umwe wavuze ngo MURIMO James na Daniel baravuze ngo nta yindi nzira yobonetse ukiranuka kumwami n'ibiki nta yindi nzira yobonetse ukiranuka kumwami ngo nta yindi nzira yari kuboneka nta yindi nzira abantu nta bundi buryo kuba Yesu yaraje kuducungura
nta bundi buryo bwari buhari bwo gucungurwa, nta bundi ari umuntu ushobora gutekereza ngo ego ariko none ngo warukundi nta kundi, nta bundi buryo Imana yari kuducungura. Tanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega kunagira neza, buza mazina namwita, mbega kunagira neza, buza mazina namwita. Niko katurimbe mukomeze musabe indirimbo, umuntu usaba indirimbo niyo tugomba kugenderaho. Umukunga wambonye ibi turawucuranga gamura umuremi hagiye umuremi umuremi wanjye imwiza yakoze ibikomeye umuremi wanjye mwiza yakoze ibikomeye nashimwe uvana umenya sindi chuza yakoze Imana iguheze ibintu ifungura ikiganza iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Turakwakiriye mukongomani wakoze igitangaza muri konseri ko ndabona amavideo reka washimishije muri konseri. Hari indirimbo waririmbye ivuga ngo nayinda atari wowe, nayinda atari wowe, nayinda atari wowe, ni wowe twizeye, nayinda atari wowe, nayinda atari wowe, nayinda atari wowe, ni wowe twizeye. Wakije umuri papa vuba cyane, turabonana muri Amerika. Imana igiye kubikora. Ndakwakiriye cyane, nagukumbuye cyane mukongomani rwose. Bisama Alex ni n'umukozi w'Imana ukomeye, umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ibyo yakoze nibyo nishimira yurambuye kiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Nuko ngiyamagara
zitaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye uko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntagira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye we karindwi inshuro ibihumbi ndakubabariye umugore wanje nawe ngwino tubane muri live umugore wanje nawe araje dusenga abagenda tugendere hamwe twese ukuvuga bafungura hano sino yabaye sino hano main yabaye main kitangaza cyabaye abantu baye basohoka bitangaza byabaye none twasenge hano muzu kuwacu nawe araje nawe mubwire nimba aririmba nimba twumve verse aduheze ngwino bengi komanga sanganirwa izo mbabazize ziramubera bengi komanga sanganirwa izo mbabazize ziramubera bengi komanga sanganirwa ayiwe izo mbabazize ziramubera nuko ngiyamagara Imana ibamugisha cyane ngaho ndamu wanje nawe reka tumwakire mu materaniro ndakunda kuza online iyo ngiye live azangwanya aza shaka kuza live mushana yabikunda ngaho gira icyo uvuga kandi uzamurijwe turakwakire mu materaniro kwanza murakoze nyakerewe murambabarira yakerewe kuza mu materaniro ariko uraruta utaje ariko nyarayasengeye yasengeye amateraniro yasengeye agende neza twarapanze koresha amateraniro oya mushana ariko nyine ndi mu gikari mbaye nyasengera aho ngaho keretse ari ukunguka nawe kuvuga ngo twasenge isono yadutunguwe turavuga ngo kaduteranira online ngaho kagira icyo vuga wawa usuza abantu nabasoje mwese Imana ishimwe ko mwese mwaje mu ikanisa ya Instagram ya Nzungu Fari reka turirimbe uyu niwe kondakiteri wanje niwe utuyobora ngaho twagiye turimbiye simbizi ukaga turimbiye yandirimo ndanyuzwe umutima wanjye ngaho ndanyuzwe ngaho komeze ese Jega ndajwe ngira murabizi ibyo birazwi murabisobanukira murinzi yanani kandi ko ndabona abatere kutwara baye benshi utagiye kuza benshi kubera wahageze ugana umunyamavuta ko baranseka ahubwo dore uriyo hanze oya n'ubwishima oya turirimbire wowe akantu kamwe gusa ndanyuzwe mu mutima wanje mfite indirimbi
ntarindi ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye igushika ndanyuzwe mu mutima wanje ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye igushika. Haleluya. Abantu hano kuva museka aho kwishima kumva ko baranseka kubera birasa nk'uko dusubiye mu bukwe bwacu. kandi ndirimbo warimze tuba hari umuntu uvuze ngo Esperance Imana igumugisha ngo uririmbe neza. Imana igumugisha kumuha courage. Iyo ni courage. N'abandi baye baseka ibyo sibyo. Umuntu aririmze uko ashoboye tumuseka. Ngawaririmba yandi uzurimba neza. No, muri make gahinda ngo nyiririnze neza. No kwaranse. Oya, uririmze neza kwawe kugeshoboye. Turimbi. Aho ni nko conducteur uramye. Yes. So c'est comme nzi. Okay, uziendirimbo. Ego sisi divine. Devi ndakuramukije cyane. Turakuramukije mu materaniro sha divine we. Wisange. Abantu batuye Burundi. Iyo ntebe ni yawe wiyandikeho izina ryawe Devi. Hey! Abantu baje mu materaniro izo ntebe ni zanyu ndi. Mwandike izina ryanyu. Areka. Akumenyera amateraniro wa mukobwa. Nako wa mugore. Igihe ko ndabona amasaha yagenda tugiye gutangaga ituro abantu benshi bagiye kuvaho icyacumi Mandela muzoza kwigisha kuririmba. aha ahubwo wowe uzaza dusubire mu ijwi ryanjye twayumva hano ntagashobora kuyumva neza ariko live jewe Turimbe sabene. Ubundi mbuzi urazizi. Hari indirimbo utazi? ngayo Kakubwire turirimba. Mfite umwuka wo gutera. Tera haleluya. Agiye kuturirimba indirimbo ivuga ngo Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe naje ndagukunda kandi ntimuseke umuntu wongera guseka ndahita mukuraho ndamubwira agende yicaye Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe Mana sirimwe kandi si kabiri Ibyo ni ijambo kabisa abantu bakunda kumva sente cyane ntibumve amagambo umuririmbi aririmba mwumve amagambo twagiye dusubiremo kandi uririmbe neza nyine twiririmbishe nabi uririmba ukwawe nyine kujya uririmba neza no okay kamanureho gato kumva Mana sirimwe kabiri
kandi si kabiri nabonye neza yawe Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe Why utindisha iyo kuko tugiye kurangiza kundavuga ngo Mana si rimwe kandi si kabiri kwendera kujwi mvandire miraho ariko ga unyine ga si practice unyine ga turi materaniro ubwo turi materaniro reka turekeme turirimba uko dushoboye turirimba uko dushoboye akeme itangaza cyabaye Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe si rimwe we nabonye neza yawe Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe Mana si rimwe nabonye neza yawe kandi si kabiri nabonye neza yawe kandi ahara marira wahinduye umunezero ahara marira wahinduye umunezero ahara marira wahinduye umunezero marira wahinduye umunezero kumumva ko turize neza nononga ndayikunda iyo ndirimbo urayikunda kumumva ko ndabona ko abanya safari ndumva yabimenye uragenda biza tugiye kuzaba gukoresha practice hari indirimbo zimwe nzashobora ariko hari izindi turashima Imana kabisa ko tubaye muri uyu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza noneho tugiye nko kuganiraho bukeya ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hari ijambo tugiye kuganiraho rivuga ngo ibintu by'indirimbo ko mumva byarangiye cyangwa umuntu usaba indirimbo ndaco turaza kwisubiramo turaza kuyijaho ariko hari ijambo cyangwa tuganire rivuga ngo kandi riroroshye cyane abantu basanzwe barizi telefone ufite biriya muri telefone dore tugiye mu ijambo ry'Imana abantu baragiye sinabo ibirire cyane Bwana asifiwe amen tugiye ko turagenda dusoma imisaje zanyu mu mwe rwose ndabona ngo tuzane login abandi ngo turime dufite amashimwe ariko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu Roma ibice 12 yavuga ngo nuko bene data ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu ukwiriye nishaka turekera aho ngaho urugero jambo rarize usanzwe unyumva nuko bene data ndabinginga kubwo Imana ngo utange imibiri yanyu ibitambo bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu ukwiriye ngaho gira icyo bivugaho uganiriza abantu yes nuko bene data ndabinginga kubwo imbabazi ngo ndabinginze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana sacrifice yes ngaho gira icyo bivugaho gusa tu konyo bivugaho murambabariraga njewe ibintu by'inyigisho ntaho njya n'inyigisho ariko ngiyo jambo yasomye
niko kuvuga nyine umubiri wawe Imana yaguhaye ubugingo bwawe uzaza uhora ubutangira Imana niko kunyazumvishije kuko wazubesheje sacrifice nyine buri kintu cyose ukora mu buzima kizaza cerekana ko nyine Imana iri muri wowe kuko nyabyumvishije nta n'ukundi nyabyumvishije nuko abantu muzumve mutange imibiri yanyu ibi bitambo ni bibiri ijambo ry'Imana ibivuga uzi ukorera Imana uzi utanga umubiri wawe uri mutaraga uri muzima kera abisirayeli batangaga ibitambo bipfuye bakabatuma bakagenda bagatanga ibitambo bipfuye ariko Imana no iravuga ngo Yesu aravuga ngo mugere mutange ibitambo bizima nuko rero ndabinginga ni Paulo wandikiye abaroma ndagira ngo simperuka gusoma iki cyanditswe ariko nuko bimeze ngo mutange ibitambo bizima byera mbese noneho mutange ibitambo bizima pana bipfuye timutanga ibitambo bipfuye ngo mugende muzana inyoni ta nyoni taki Imana ubu ndabyo kuvuga ngo mutange inuma bira inuma ibiki utanga ibitambo bizima kizima wowe ubwawe Imana iragushaka ngo ukorere Imana Bwana sifuwe Imana iragushaka ngo uhindukire usanga umukiza Imana irashaka ngo ntiwishushanye nk'abikigihe niko igice cya kabiri kivuga ngo ntimwishushanye n'abikigihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha ubu ngubu ibyo kuvuga ngo mugende mutange ibitambo bizima Imana irashaka noneho ubu ngubu dutanga ibitambo bizima ariko niko kwikorera kwacu ukwiriye n'ugenda uri muzima uri mutaraga ugenda uhinduke nico gisobanuye ngo ibitambo bizima ndagira ngo nuko nguko hari abantu bari hano wenda babazi ibintu bya Bibiliya cyane ndabona Jonathan Munyabuntu Imana igumugisha cyane Munyabuntu mahoro Jonathan afite ubukwe Jonathan Mahoro murabizi ariko afite ubukwe mugende murebe umuntu witwa Jonathan Mahoro ni umuririmbyi azaririmba n'umuvuga ubutumwa bwiza bose umudamu wanje aramukunda pe ragukunda twembi cyane shega n'umuvandimwe no kuvuga ngo afite ubukwe tumushigikira abantu bandi muza mwumva kandi sinzi umuntu avuze ngo afite ubukwe ukamushigikira abantu bose bamuzi n'utamuzi agenda mushakisha mu rushikire n'umukozi w'Imana mwiza cyane naye ndi kuvuga ngo Bibiliya avuga ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana nta bundi busobanuro kugenda ugatanga nuvuga ngo ukuvuka ugenda uvuka ubwa kabiri abantu bataravuka ubwa kabiri ico si igitambo nimba uri no kugenda gukorera Imana mu buryo ukagenda ntago cari igitambo genda utanga igitambo ariko wiyejeje kizima nuvuga ngo ni igitambo cya kindi ariko reka tuge gutinda aho ngaho nayo magambo umuntu wese uri hano dukurikiranye agende yisuzume yiyinire siko bavuga mugabo siko yavuze cyo ne kinyarwanda gikomeye yini oya biri muri biri yinire amugabo wateshaguje ngo yiyine karo guteshaguzwa ariko biravuga ngo yiyinire wese agende yisuzume please wirebe mugenzi wawe ugende wirebe wisuzume ukorera Imana uko niko kwikorera ukwiriye katuririmbe abantu muri hano muvuge ngo amen ijambo ry'Imana ribaganze turi kuri n'indirimbo muri sebeni dufatikanye na madamu akwemwe murebe uko ndavuga ngo dufatikanye na madamu aya ni amashimwe akomeye dufite amashimwe mu mitima urumva ari iriya yo hose ntabwo yari ashobora kuvuga ngo dufatikanye na madamu
ariko Imana yamugiriye neza araza reka tuzamurira Imana icyubahiro mushireho turaye dutoki tumeze nguko okay tuzamurira Imana icyubahiro ibintu Imana yadukoreye ikatuvana kure y'urugo ntabwo Imana yadukoreye ikintu cyo kuvuga ngo twavuye mu Rwanda ngo tuza muri Amerika oya ibyo si byo shimo cukindi umucumve nawe nimba ushaka kuza ibyo si byo shimo ishimwe rya mbere nuko Imana yamvanye aho narindi ikansangisha umuryango kuri cyo kintu ni ikintu twovuga bukira tuzogishakira amagana umuntu avuze ngo dufungure cyane tuzofungura cyane yani igitambo kizima ni igitambo gikwiriye tuzofungura cyane tubivuge kuri aya mashimwe tuvuge gusa ku bintu Imana yadukoreye tuvuge mpuru yaha guhera ku murongo ubu ngubu gusa turi mu materaniro twasubize ngo tubaganirize gucyo bukeya ariko ibindi Imana yadukoreye ni ukuri buri wese ufite icyo Imana yamukoreye atekereze cyangwa nawe wishimanye natwe azamura Imana icubahiro avuge ngo Imana yakoze twakire Elize bigira Imana erega mwami iyo ndirimbo turayikunda hano n'umwana wanje arayikunda mbese wewe uri role model wiwe aragukunda cyane erega mami byugambirira kuri nje yo ni hasi katuzamura erega mami byugambirira kuri nje wese bibi ntabwo ari bibi Manuri mwiza Nyasuku we turagusuhuje Nyasu Emma Nyasuku ari Nyango Emma ariho na Nyasuku gabari mbese tubonye Emma tubonye Nyasuku nabo turashimana ko Imana yabakoreye ubukwe bwiza Elize kabisa turamukunda cyane hano mwacu so tumushiramo indirimbo yiwe hari n'indirimbo yandirimbo ni yihiriko ni ayi erega mane imigambi yawe niyo uvuga kakandi ara karirimbo Elize narakamubwiye umudamu wanje yageza kuba kakaririmba kambaza ngo uyu muntu ni nde ngo uyu album turayishaka Emma ahubwo ni muze mutu joining Nyasu katere chorus erega mani migambi yawe ku mwana w'umuntu ibiyeza yorari byiza nijurwa erega mani migambi yawe ku mwana w'umuntu iyo byose yorari byiza wowe waboye Paulo na Sila wabonye agahinda kaya besi wazuye umwana wa Yairo zura we wazuye umwana wa Yairo erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibyo byose ari byiza yoho babohoye Paulo na Sila babonye agahinda kaya besi wazuye umwana wa Yairo wazuye we wazuye umwana wa Yairo ai wazuye we umwana wa Yairo wazuye umwana wa Yairo ngwerize ngwaririmbe ngwerize ngo ririmbe ngo tenari njyewe sinzi tenari nzi auto ndabizi se ndabizi erega mani migambi yawe ku mwana w'umuntu
komeza wabonye agahinda kaya besi wasuye umwana wa Yahiro sura we wasuye umwana wa Yahiro erega mana we gambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose yorariza wabaye Paulo na Sila wabonye agahinda kaya besi wasuye umwana wa Yahiro ariko kabataranye muri watsi oya muza mwumve ayo magambo y'iyo ndirimbo ariko basobanurire timwumve sente ndimwumve sente nayo bayumve ariko mwumve amagambo senti batwayike mwumve amagambo urumva ko Imana mwumve senti kandi mwumve n'amagambo babasobanurire nawe ibintu byapfuye mu buzima bwawe Imana ishobora kubizura amen amen ibintu mubona byananiranye Imana ishobora kubizura urumva kubera iki kubera amasengesho kubera kwizera urumva so nyabona muzaza mwumva amagambo y'indirimbo turimbe yindi ndemba yakera uzina niye turimbe yerize ndakibazo yandi turabona tuyibuke wenda nayibage karimbe shasha iginangaza Imana iteka mindirimbo y'umutima mindirimbo y'agakiza umusikunda nshiraga uririmba sinyoyishobora umusikunda nshiraga amana kugwiza imbaraga no mu bihe bikomeye erega mani tugamirira kuri nge oya si bibi ntabwo ari bibi uri musungene rubungwiye manuri mwiza erega mani tugamirira kuri nge oya si bibi ntabwo ari bibi uri musungene rubungwiye manuri mwiza indirimbo yirize yaririmbye umugore wanje akunda cyane nimbona ngeze mu ijuru ariko si ntabwo ari yo okay ngaririmbiye mbona ngeze mu ijuru niyo mbona ngeze mu ijuru ntamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ngo shimwe mukiza mbona ngeze mu ijuru ntamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ngo shimwe mukiza isi yaranyobeye kubona abantu bagenda bikoreye amaboko ariko bikoreye amaboko ntabwo itazanye wabyishenye twagiye aho batera kubona abantu bagenda bikoreye amaboko wababaza uti niki inshuti ati n'ibibazo kubona abantu bagenda bikoreye amaboko wababaza uti niki inshuti bati n'ibibazo isi yaranyobeye kubona abantu bagenda biruka kubona abantu bagenda bikoreye amaboko aya nawe urayibagira kubona abantu kubona abantu
indirimbo turayiretse turayiretse ducanze ni akera ariko batwaye banseka hano bagaseka n'umudamu wanje ni wowe baye baseka wewe umucuranzi utazi iyo ndirimbo indirimbo zo ni ngombwa kuyimenya twagiye yine turi mu ndi y'umukunga amasaha yagiye turi Yes, arakora nukuri arakora nubwo utarasubiza kuko umutima Yesu arakora aturi inyuma y'ibihe arutse itangiriro cyane atuye inyuma y'ibihe atitangiriro shaka bimewe nawe Yesu arakora Yesu shaka bimewe nawe Yesu arakora Yesu arakora umugisha utanga uruzuye namubabaro wongeraho umugisha utanga uruzuye namubabaro wongeraho inyoni zararongotse mu kirere iyo mu nyanja yaragwiriye inyoni zararorotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye ndikunda kurusha umuntu tumuzi imbere yanyuze cyane wibaza igatumuzi imbere yanyukizere zaguha umugisha ongera umugisha uhindura umugisha inyuzabireba ongera umugisha uhindura umugisha umumijwi ryawe zaguha umugisha ongera umugisha uhindura umugisha inyuzabireba n'umukozi umuhanga Yesu arakora bimewe nawe Yesu arakora umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka yo ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora sirimba ntakibazo tugiye gusirimba sasa
mudamu yananiye Chega sinza nsirimba nzakoma amashi ngamugirira guca ari kuri stage ngakomeze ariko bindi nta ariko ga TV kunani uzakunangira guca oya ari gizo bikora si byanje ariko ari gizo garija kabona wagize guca kubera kutashobora gutya ari umugabo wawe wacuranga ibigana ukumwira ngo ntukazucuranga ai oya kandi nimubona jone ndabiretse muzomenya aho byavuye s'il vous plaît abazi igifaransa siko bimeze oya tuvugisha ukuri yeme ko mwana atari ngo kumbwira ngo rekeraho ngo yinzo gucuranga byawe sinza mbihabwa kandi ga numukumenyana kwanje nawe byo nazobivugaho kumenyana nawe yarambwiye ngo ndarazi ngo ndagwarazi ngo ncuranga sinza ndebe ibisirimba kubera sinza nsirimba ndakunda ibisirimba ndakunda n'abacuranzi ndakunda n'abantu bacuranga urumva icyo kigende ko ndagaruka kubeshaga turi mu materaniro babesha kandi ari gucumwera wo bivuze yewe tubivuze ese bebe ewe umudamarana niye neza Imana bamugisha nabonye abantu benshi bagiye baza hano sinzi umuntu wabikomeza kwandika ngo suko mawike nyabona nokuri
sukuma ku bantu batse sukuma gusa ariko turabakiriye abantu ariko reka tucurange na kompanya marano hano babategereje kompanya ubona ariyo dushizemo n'indi style y'icuranga kanwa haya curanga ibyo nije wabimwigishije ibanyije kumva kanwa ngucyo ngo nuko reka ye abagabo bazabihaye umugore wanje ga numwega hano hari abega nababonye abega nabonye abahaye bavuga ngo nsirimbe namwe musirimba aho muri mufashwe jeweho sinzi gusirimba sizanje sinzi gusirimba chokiri mivuze nini nyine sinzi gusirimba hapana wangu sinzi gusirimba izo mvuze nizo naje mvuze ntiyatandukanye kuravuga nyine amasakura atandukanye mwanya wo gusirimba unaisha Kiswahili wazabandahira kumwami
Hosana kumwami, 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 Hosana. Amashimwe azazamuka nituririmba Hosana, Hosana umwami, umwami, Hosana. Our prayers will go up when we sing Hosana, Hosana to the Lord, to the Lord, Hosana to the Lord, to the Lord, Hosana to the Lord, Hosana to the Lord, the Lord, Hosana to Hosana. Ndibone nziza cyane. indirimbo tugiye kuri mu kanya yayibutse, ariko yirize kera yaje najambo iri imbere za ya ndirimbo twari twibagiye ivuga ngo ababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu Indirimbo ntambara ndayikunda cyane. cyangwa bagerageza ririma mu misozi, vuga inkuru nziza uko Yesu ashobora kubakiza, kuko Yesu ashobora kubakiza. Yesu ku musaraba dupfiriye twese, we yaduje n'Imana niyo data wa twese, wa mwenda warahera ikotabutsemo, njyewe nawe twaraba babariwe, njyewe nawe twarababariwe. Trekera jina mende karume deva, kuko Yesu ashobora kubakiza, kuko Yesu ashobora kubakiza. Njyewe nawe twarababariwe, njyewe nawe twarababariwe. Mana we, njyewe nawe twaraba, njyewe nawe twarababariwe, njyewe nawe twarababariwe, njyewe nawe twarababariwe, njyewe nawe twarababariwe. Turirimbe abuze ngo twongere twiririmbe iriya tuvuyeho, twakashemo biti turirimbe neza. Nagiro tubwira ukuntu iyo ndirimbo itangira. Ntagitangira wewe, nagira umuntu wibuka atubwire ukuntu gatangira gusa iyo ndirimbo. Na ni ya ndirimbo ya robot. Niko yayitangiye. Ubwo ni we. Twagiye mwandike vuba turatangira indirimbo ariko mwanditse. Nimutabyandika titwiririmba. Mugende mushake. Ntagari Yesu ku musaraba nawe wabyishe. Oya, ntagari Yesu ku musaraba.
Ni Yesu kumusaraba. Nitugera kwa ntagari nitugera kwa data. Nawe Nitugera kuri nimba zacu. Uyu ni ubikoze Dorine wase. Abo bayo bose siko nyani nyavuze nani. Abayo bose ni ibindi Dorine wabikoze. Nukuri nimba zacu Dorine. Tubona. Nukuri nimba zacu. Nukuri nimba. Okay, ngazamo. Nukuri nimba zacu nizo ishizeho imibabaro yacu. Ariko twezeho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Bagikane nukuri nimba zacu iyo ishizeho imibabaro yacu iyo ikoreye ariko twezeho twatekereje yuko yakubiswe kandi yazize ibyaha byacu. Yakubiswe n'Imana Data kandi Yesu umusaraba. Yesu kumusaraba yadupfiriye twese. Yaduje n'Imana niyo Data wa twese. Narahera ayowe mbega ngo ndava mu mwuka. Jewe ngundikora gusa. Bagikane Yesu kumusaraba yadupfiriye Twese yaduje n'Imana twese. Iyo kora Ahora imbahuzi twagiye. ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa irimba mu misozi vuga inkuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza Komeza. kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa irimba mu misozi vuga inkuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa irimba mu misozi vuga inkuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora ese kukaze vuba subiramo kandi Sawa. ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa irimba mu misozi vuga inkuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza abari mu ntambara cyangwa bageragezwa irimba mu misozi vuga inkuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Igenze gute kandi? Mana ndagushimiye. Ndagusabye Mana unsubize mu mwuka mvuyemo. Narindi mu mwuka ariko umugoranje nkuye. Mana ndakwinginze unsubizaho narindi. Noneho iyo ndirimbo sinyirimbye neza. Baby. Nukuri noneho nyumvise ko zigitangaza. Kandi uko nukuri. Wabanje neza. Ariko mukanya hari umwuka narindi wamukuramo neza urinze nabi ko zigitanga. Subiramo kandi.
sawa. None yes 5 ngwaye. Wowe? Ya 5 ngwaye. Ni wangu genda uzane amazi. Cyangwa ji ushaka iki? Jewe. Yameze neza. Nagenda uzana amazi. Uzana amazi umwe. Kandi ashushe. Akubona kwera ko ukunda haremba ahubwo ndagusohora. Nana barayicewe. Mururaga. Akebe mureka nukuri tumuha amazi. Zano ducupa tubiri tw'amazi ibintu ukoze kuvana abaho. Jesus ye. Kandi ko numvishije gende inzaneza. Kandi ko nukora. Abantu bano bagusetse. Jesus ngo gwamata. Tubona ngo gwamata. Sinza amata. Nuromiki. Tawanga amazi. Banzumwa amazi kandi hano bakurebe none urimbe banyweye amazi twumve itandukaniro. None kandi ko nukuri sinyobesha kandi ari gucumwera. Sinza nabesha. Tuzumwa amazi. Ko ndumva njewe nyakoze igitangaza nyaririmbye neza. Nyine ni wewe urasa azayiha confidence. Kwigira icyizere nyine kugira ngo ubashe gukora ibintu. Tababeshe mwegwe muri live twe uyu ari hano hamwe nanje ko arumva nyaririmbye neza cyane. Ndabizi. Ndabura ngo nimba hano ndakora amasengesho yo kwiriza kuko nongere ngarura umwuka nari mfite. Wavanye mu mavuta. Ngaga wewe uririmbe. Oya. Okay, kuririmba no usubire mu kondirimbye. Kandi wumva ngo mbaye ndirimbe. Kuraririmbira inoti itariyo. Bro. Ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa rimba mu misozi umva inkuru nziza uko Yesu ashobora kubakiza uko Yesu ashobora kubakiza ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa rimba mu misozi umva inkuru nziza uko Yesu ashobora kubakiza uko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza uko Yesu ashobora kubakiza kagiye ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa birimba mu misozi umva inkuru nziza uko Yesu ashobora kubakiza uko Yesu ashobora kubakiza. Kumumva ko agarutse ariko gandi mwumve ijwi si cyane ariko magambo ndi kuvuga we ubabaye we uhaye utegera wayirebiye wowe ubabaye Yesu arahari urabona umusozi wino umusange we uhaye ubona umusozi imbere yawe wowe wangayitse we umusozi ndakwiyamye imbere mugaraga none tukanye ututumusozi yewe Jesus we nukuri
wowe uhaye ubona umusozi ubabaye yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya. Yewe wa musozi muremure witiki urakoze pasiteri wamonye dore shize ubucuranzi k'abantu kutombotse niki ndombotse kuri uriya musozi uriya musozi uri imbere yawe yeme mureke tugende.